yicaye arimo kutugisha impaka atubwira ati njye mbona mwarayobye pe, kandi ni ukuri biriya bintu ntabwo bigezweho kandi ni iby'abantu batari abasirimu rwose, njye sinzi aho bizaba ngo biriya bintu bimfate. Ubwo tukiri aho twapanze kuzajya gusura inshuti yacu kuko yari imaze igihe irwaye. Umunsi rero waje kugera, twemeje umunsi wo ku cyumweru. Ubwo mbere yaho twabanje kujya gusenga kuko hari ku cyumweru, nawe aratubwira ngo reka mfe kuza kuko n'ahandi mfite aho kujya. Twaratunguwe, icyigisho kitarasoza kigezemo hagati twumvise wa mugenzi wacu ari gusakuza ngo ndashaka gukira. Ubwo bajya kumusengera. Icyo gihe yari yakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu buzima bwiwe. Twumva turumiwe gusa dushima Imana yuko nawe imugendereye. Nuko umwana w'Imana akimara kuvana ikirenge aho ngaho, ndavuga icyo gihe yakiraga Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu buzima bwe, yumva ijwi riti mwana wanjye dore utangiye urugendo, gusa hari ibyo nashaka kuguhisha. Dore ugufashe uyu mwanzuro hari amajwi menshi agiye kuza akubwira ko uyobye kandi utazi ibyo ugiyemo, kandi bazagusebya hafi yo kumva ko nawe utari mu murongo wa nyawe. Gusa uzakomere, dore bazaguha igihe ntarengwa cyo kubimaramo, gusa uzajya usubiza ngo ndabizi n'ubundi sinjye uzabyishoboza, ahubwo umamagaye ubu azajyamo imbaraga. Dore kandi nubwo ubona ndi jyenyine, gusa siko biri, hari undi mawe, uwo nta wundi ni Umwuka Wera. Uwo nguwo azambera umufasha, kandi niwe Data azatuma mu izina rye, kandi azangisha byose. Kandi aramubwira ati ntutekereze ko Satani ubakugiye kure, ahubwo akwegereye kurushaho. Gusa mwana wanjye urwanye Satani, nawe azagunga, kandi unyegere, nanjye nzakuba hafi. None kandi ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no kwizera no ku mutima uboneye. Kandi dore mu buzima bwawe ufite amahitamo menshi cyane, gusa ukeneye kubaho mu buryo bwiza ndetse bushimisha Umuremyi kandi ushimwa n'abantu. Ngaho andika izina ryawe neza mu byiza, kugira ngo nanjye izina ryanjye rishyirwe hejuru mu byo uvuga. Yego, mu byo uvuga reka amagambo yawe abe nk'umuriro utwika. Amagambo yawe akwiye kuba akomeza abandi mu bihe bikomeye, kandi akwiye kuba ayubaka, kuko ijambo rimwe rishobora kuba impinduka mu buzima bw'undi muntu kandi ryakubaka ubuzima bw'abandi. Rero andika izina mu magambo meza, kandi no mu ngeso zawe ntuhweme, kuko buri ubuzima bwawe ni isomo, kandi ugomba kuba isomo ryiza mu buzima bwawe. Rero wikishimira kwandika izina ry'uko uri umusinzi ukataje, umujura ruharwa, umunyagasuzuguro wabigize umwuga, cyangwa se ngo umunyamahane utavugirwamo, ahubwo wandike, kandi wandike cyane mu kuba umunyangeso nziza wubaha Imana. Kandi nanone bivuga iby'urukundo ngo ube tereriyo, ndetse ibikorwa by'urukundo wibona ko ari iby'abafite ibisaga. Ahubwo muri duke ufite gira urukundo rutagira uburyarya. Ba w'ingenzi kandi w'umumaro mu buzima bwa benshi. Rero kuba uw'icyitegererezo ntibisaba imyaka umuntu yaba afite, uburambe yaba abimazemo, ahubwo bizajyana n'ibikorwa ukora mu buzima bwa buri munsi cyangwa uko ubanira abandi. Ariko nanone huguka. Dore imigani itari iy'Imana n'iy'abakecuru ntukayemere, ahubwo witoze kubaha Imana, kuko ngo buriya kwitoza k'umubiri kugira umumaro kuri bike, naho kubaha Imana kukagira umumaro kuri byose, kuko gufite isezerano ry'ubugingo bwa none n'ubuzaza nabwo. Rero uzibukire impuguro zitari iz'Imana, ahubwo inyigisho wanyumvanye n'izo wamenyanye ube arizo ukomeza.
kuko bariya bose ntabwo bavuga ukuri nubwo bavuga ko bavuga izina ryanjye. Dore kandi mu gihe cyo gukura kwawe uzahura n'inyigisho zitari zimwe, wumve ubuze amahitamo. Icyo gihe uzibuke ko hari igitabo kidateze kukubeshya habe na gatoya, dore ko ariho kuri kose gushingiye. Icyo nta kindi ni Bibiliya, izakurinda billion endless tears ku munsi wa nyuma. Ndavuga ya marira azaboneka ku batarizeye Imana ku munsi wa nyuma, ku munsi w'imperuka. Rero urukundo rwanjye rurakugose mwana wanjye, nuri wenyine turi kumwe. Rero uyu munsi nje mu buzima bwawe, ariko ibyo si ibyo guceceka, ntabwo ari ibyo guceceka, kuko hari abandi bari mu mwijima nk'uwo wahozemo. Rero abo bakeneye kukumvamo utanga umucyo ngo nabo abamurikire cyangwa se amurikire ubugingo bwabo. Rero uzazana iminyago myinshi cyane kuri njyewe, nzaguha umugisha mwana wanjye. Umva n'ikindi, nunyemerera nkakuyobora nzaguha ubugingo buhoraho. Kandi nanone sinshaka kwibagirwa kukubwira iki, nunyerera ukagwa ndetse ukabona amaso yawe arashaka gusubira aho nkukuye, ntuzatinde ahubwo uzihute bwangu. Imbabazi zanjye zigutegeye amaboko ngo ziguhanagure kandi zigukize ibyo bizinga, ukomeze urugendo. Dore kandi nkuhaye indirimbo y'ubuzima, nuzajya wumva ucitse intege uzajya ugira utya uti: unjye imbere Mana isumba byose, njye ndi umunyantege nkeya muri iyi si, ko ndi umwimukira mbese ntagufite nagera he. Unjye imbere Mana isumba byose, kandi umbere ingabo inkingira. Yesu mbere ingabo inkingira. Unsabe uti mwami ndudubiriza isoko y'amazi y'ubugingo, unyoboza umuriro n'igicu mu nzira injyana mu ijuru, kandi umbere impamba ijya inunga mu nzira, ijya inunga ngana mu ijuru. Kandi ningera ku nkombe ya rwa ruzi, uzame gutinyuka amazi maremare y'urupfu, nyambuke ngere mu ijuru. Nzaririmba indirimbo z'ishimwe, indirimbo zigusingiza. Nanjye nzakumva vuba nkube hafi, nuguma kubana nanjye nzasoza isezerano nagiranye nawe ry'ubugingo buhoraho. Ndagukunda mwana wanjye, kandi humura uzagera kure uri kumwe nanjye. Iki ni ikiganiro Stay Connected tubagezaho. Nkubaze, ese connection yawe n'Imana iracyahari? Unsubize nawe wisubize. This is Evariste Ever Tv. Reka tugushimire wowe urushaho gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Tugusaba ko niba utarakora subscribe wayikora kugira ngo urushaho gukurikirana ibiganiro tukugezaho umunsi ku wundi. Mugira amahoro.